nagusobanure yuko ngewe nyikiva kugisika cyama ibyo kugisika cya mama wanjye mituberi wayikura he mituberi abakobwa bashimishwa n'ibintu bito. Uziko umukobwa ushobora kumugurira imodoka ya miliyoni 30 ntagukunde sha miliyoni 30 ntagukunde, ariko yajya mu igaraje ugasanga yikundiye umukanishi ngo nuko yamuhomeye ipine. Koga ibirenge gusuka ryabo ariko so wakoga umubiri wose buri gihe cyako mwamwe mufite amazi nk'umurege tubagazeho buri gihe mwakoga buri gihe nzamukana ingere kandi munyivara mukabana nabwo nacutse ako yakaje mu kibuno ukamwe ngo nge najya kuyimenaho buri gihe. Ngiye kubigishwa basomana. Icyambere kugira ngo usomane ugomba kuba ufite iminwa. Icyakabiri kugira ngo usomane ugomba kumera nk'inzanga ukagira ngo iburyo ibumoso iburyo ibumoso. Gusomana si uguhangana. Hari abantu bahubuka ugasanga bakwitanya amenyo byoroshye. Ikindi kandi gusomana si ukuvugiriza. Urifata bagira iminwa ngo urabona wasomana gute? Wewe kwimenya ni iki? Kwimenya ni igihe urebye amenyo yawe bitewe n'ukuntu ameze ukamenya ko ari gusekesha cyangwa ari kurisha gusa. Kwimenya ni igihe wumvisha ijwi ryawe bitewe n'ukuntu rimeze ukamenya ko ari ryo kuririmbisha cyangwa ari ryo kuvugisha gusa. Ko abantu baririmba ukagira ngo baro barahuza. Kwimenya ni igihe umukobwa ahindukiye akareba ikibuno cye bitewe n'ukuntu kingana akamenya ko ari ryo kubyinisha cyangwa ari ryo kwicarisha gusa. Kuri centre habu uraza kumufunga kumukora bloke amakosa akomeye atashaka gatebaza. No. Abantu bari mu modoka y'abandi bararwara amaso kabisa. Bari barareba ikiganiro kitararangira. Eje bareba niba ari umwana niba ari umugore. Zikana cyunze ngo ndebe. Gaga uzi yuko nta muntu ushobora guhereza. Miko. Oya ngiye yubura ndebye cyane iranunga. Menya bume bari kuvuga ati wa mukobwa uvuga nk'isadi. None naje nambaye ibintu birebire ngo abayambaye ibintu ngo bire ngo bigize ngo abayambaye ibintu ngo bitamufashe ngo kutiyambara kuri ndabihindu ariko se ngo uyunga hora yambaye ibintu bifutse amaboko ndabigira none se ubwo ikibazo cyaba kiri kuri bo gusa ikintu nababwira cyo ni ibibareba bambaye imikenyero. Ikintu nababwira cyo sabe kuri bubiteke ngewe ubu nta bibazo nkigira uko bitekereza kose uko bifata ntibikureba pe we ntibikureba umva nakazi kawe ngewe nuko namba ngo ni umusiramu ngo dore ukuntu yambaye webyo ntibikuraguma ni umusiramu bwanjye nandi umusiramu ku mutima sibyo ndanasenga birenze no kurusha bari ababitangiye. Tujye dushima umuntu akiriho ni umuntu yarakoze ikintu cyiza kimubwira akiriho. Ndibona ukuntu iyo umuntu yapfuye bamupostinga akaba aribwo bibuka ngewe umuntu utampostinga ndi muzima suzapime gufata ifoto yanjye postinge napfuye ngo naragukundaga ngo ugege ngo yavugisha gukuri ndakwiyamye bimbwira ubu ngubu cyangwa ubyihorere. Abanzi nyarwanda ugiye gufungwa wakoze iki? ngo navuze umuntu ngo namudisinze ngo bagiye kunjyana mu nkiko mu kiganiro cyane. Wavuze umuntu bagusaba gusabira umuhanzi yigwa navuze umuhanzi ebani biba birebire ngo management ye ngo yasaze ngo baranjyana mu nkiko. Ubu na amazina yanjye ngiye kujya mvuga nzambavuga simvuga izina ryawe. Abanzi nyarwanda nago muzi showbiz yerekanye mbakuriraga ukuntu nago muzi showbiz man wa munara kuvuga ngo yamvuze akajya kurega nk'umwana mana ubwo maze bakaba bari aho ngo showbiz nagitera imbere se gute nawe giye murimo nta gufata kabisa bamuvuga kana kabyimba ngo bamvuze ngo ngiye kujyana mu nkiko kambabwiza ukuri sha umva murababaje n'icyo kintu nagiye muri ri showbiz bikonje sibazi gushaka amakuru sibazi gutwika sibazi gutanga amakuru baba baraho ngo mwifungagura ngo marinete ngo amafime ngo yigize iki ibyo rero ngo ukabuzi ngo bw'abantu bari gukunda
ntago bagukunze. ariko n'umuntu wenda n'urugero aba yarateruye hano akazamo trapeze akaba afite triceps akaba afite triangle hano none wabona amaboko atari kumukoraho ariko mutipe ngariyemera ntago yiyemera yakoze umubiri my friend ariko bona abantu bakeneye kwaguka no kubohoka buriya nanubwo abakire bavuga nk'abakene buriya ntazakobeshye umuntu ava Gikongoro yitwa Karori akagera Kigali akamwita Sharire ubwo amaze kugura tagisi yamara kugura Veito akamwita Charles amashimwe se y'abakire nayo bakene ujye ubona ari kimwe umukene araza ubwo nikira kamana munishima imana yambwiye ngizamwitere mugimana kunukuri munange imana bitatu kumitegura bitwere kumumenya marike amagambo yacucikiranya ntunayumve ariko umukire araza praise the Lord kandi ubwo ntiyize nari nabwo umushumba ko nzajya hanze excuse ubwo ni ko iri gukubitana umugeri n'ibintu by'umureti kuri petit déjeuner yafashe wirakara nawe utangiye gutura ubwangati bw'ibijumba wajuriye turihangana abantu rero nibarihanganire mu gihe urimo nubona umuntu ari bogari nubwo ngari ku musore ngo manza yifotoza yirya nagerageje kwifotoza birahanga Shadiba arabikora mvandi none ariko Shadiba acumuza abantu acumuza n'ubundi ntibari bari ku rufatiro guteze none se ubundi gute abacumuza bimeze bite ko ndeba wagaritse umwogo Juni wane yifira aha ngaha ndahaze ese ubu kwisere undi muntu ushonje ye abari muri guma mu rugo i Kigali batakumerera nabi Kigali iraryoshye Karasco Beach kwa West turi muri Kongo amasamaka araryoshye ifi imeze ite Juni iraryoshye yo kapfa birashoboka uyu mubiri niyo mpamvu hari umugabo w'umukozi w'Imana babandi bika ngo ni Archbishop okay umunyakenya yari yaje turimo turajya kuri Omega Church bakiri kwa Rubangura tuzamuka ama escalier ambwiriza afite ibyanditswe byinshi Julian, yes, you know the Bible says in hallelujah in Hebrews, yes 12 in hallelujah tugeze hejuru duhura n'umukobwa uremetse nanjye nzi kureba dore umuntu nanjye narebye ndavuga no Imana ishimye ari Abanyarwanda nawe rero azi kumanuka imanukaga gahora ate umugabo yanyikishije icyokere the Bible says in hallelujah yeah turazamuka dukubitana nawe amurebye ati because ntabwo nihanganye narasetse ndaseka umushyitsi arabibona ko musetse abona ko namufashe ahita arahagarara ati okay Pastor Julian ngo that is called ngo icyo cyitwa umubiri ndabaza ni why ngo uyu ni umukobwa cyangwa ni jini ndamubwira ni umukobwa ati ni Ethiopian cyangwa Rwandese ngo no ariyongeza aragira ngo she's beautiful umva icyantangaje maze kumuseka kweri nini atarambira toke dukomeze ngo tujye kugera kuri Omega ati harya navuga giki none hambajije ati ndashwanye nika ndamubwira ni
Archbishop nawe se ati nanjye abantu bizi imibare abantu bizi imibare abantu bizi imibare imibare ni isomo rikomeye abanyabwenge nimwiga imibare nyirayo ni umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu Ecyatinze tamugashakira agatelefone yaba karashwandaraye yaba motoroba yaba bira bitelefone bya Samsung binini cyane urabibona niyo ufite iya cyabura anyiyongota nanjye ni inyesebura inyesebura kwinyesura byita gutera akabari agita gutera akabari kwinyesebura nyine imiryango yose iteraniye hano hari impamvu iyo ari yo yose ishobora gutuma aba bantu badasezerana utabivuze ndasaba ijambo ibi ni ibiki Vincent ibi ni ibiki ihangane nyegera ngwino umbwire yahageze Tigo yahageze Tigo yahageze narongoye kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu narapfa n'ikibijumba birapfuba n'inzu moto b'imbwa zirahuba imbere ibyago